rero Yesu afite ubundi buryo yakubabariye urabona, yakubabariye urahumuka, yakubabariye urakira, yakubabariye ubona ubuzima. Afite ubundi buryo yakugirira neza, yakubabarira wabona urugo, yakubabarira wabyara, yakubabarira wakira indwara, yakubabarira. Hari uburyo bwinshi, agira ubundi buryo akoresha. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu afite ubundi buryo yakoresha ukava muri ubwo buzima urimo, yakoresha nawe ukaba umukozi w'Imana, yakoresha nawe ukavuga ubutumwa, yakoresha nawe ukagira umumaro mu gihe cyawe. Mu Kristo mwene data, nkuzaniye ijambo ngo izere Kristo nk'umwami n'umukiza. Izere Kristo, izere Yesu. Wari umaze gusubira inyuma, wari umaze gucika intege, wari umaze kurambirwa, wumvaga wabivamo, wumvaga ari hahandi, wumvaga nta cyerekezo, ariko Yesu afite ubundi buryo. Yesu afite ubundi buryo yabana nawe, uwo mubabaro ugashira, yakubakira urugo rurimo induru, rurimo intambara. Urabona hirya y'ejo bizaba ari ibindi. Muririmbyi yavuze ngo ntukibaze uko uzatabarwa. Kandi abantu benshi bazira ibintu batekereza ngo ese benshi zabameze nte, ugatangira guhagarika umutima n'ibyejo. Nta nubwo uzi kuzahageza, nta nubwo uzi igihe cyawe ko kingana, ariko ugasanga umuntu ari gutakaza ibiro, ari kwiheba, wamaze uti niki tusibe urabona ibi bihe bigezeye. Urabona hirya y'ejo bizaba bimeze bite. Ibyo bigatuma urara udasinziriye ngo hirya y'ejo. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ndashima Imana cyane, ndayishimiye iki gitondo cyiza itwongereye igitondo cy'umugisha, itwongereye igitondo cy'ihumure, itwongereye igitondo cyo kubana nayo. Ndashima Imana rero nk'uko bisanzwe ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia. Ndashima Imana, nari maze igihe ndi mu masengesho nsengera umurimo w'Imana, nsengera abantu bayo, nsenga kugira ngo Imana idukoreshe mu bundi buryo, idukoreshe mu bundi buryo. Rero ndashima Imana yo mu ijuru, bazana ijambo ryiza, ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu afite ubundi buryo. Yesu afite ubundi buryo mwene data mu Kristo. Nje kukubwira ngo Yesu afite ubundi buryo. Uburyo wari urimo buragukomereye, uburyo wabayeho buragoye, uburyo wakoraga akazi bwari bwanze, uburyo wari urimo wabonaga bukomeye, ariko nje kukubwira ngo Yesu afite ubundi buryo. Afite ubundi buryo yakugirira neza, afite ubundi buryo yakora, afite ubundi buryo yabana nawe, afite ubundi buryo yacishamwo ugatabarwa, ugakira iyo ndwara, ubwo bushomeri bukakuvamo. Afite ubundi buryo yagukura mu gihombo, afite ubundi buryo yakwagurira imbago, afite ubundi buryo yabana nawe kurusha uko yabanye nawe. Nkuzaniye ijambo rero rivuga ngo Yesu afite ubundi buryo. Yesu afite ubundi buryo. Yesu twizeye, Yesu Kristo w'i Nazareti afite ubundi buryo. Abamwizera, abamukunze, abamukurikiye nk'umwami n'umukiza wabo, mujye mugira ibyiringiro. Naho akagezi kakama yafukura kandi, naho amarembo yafunga yafungura ayandi. Yesu afite ubundi buryo. Nkuzaniye ijambo ryiza, nari maze iminsi imbere y'Imana mvuga ngo Mana mu bundi buryo bwo kukuvugira, mu bundi buryo bwo kwerekwa, mu bundi buryo bwo kubana nawe, mu bundi buryo. Yesu rero afite ubundi buryo. Mu by'ukuri twizere Imana. Yesu aravuze ngo nimwizere Imana nanjye munyizere. Aravuga ngo kwa data hari amazu menshi, ngo yaba adahari ababitubwiye. Ndagira ngo twizere Imana, twizere Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Afite ubundi buryo bwo kugukura muri icyo kibazo, afite ubundi buryo yaguhindurira iyo miti, afite ubundi buryo yaguha urubyaro nubwo ubona bijyanze. Nkunda kuhatinda cyane aho ngaho, iyo mvuze ngo yaguha urubyaro biba bifite impamvu, yakugirira neza. Afite ubundi buryo yakoresha Yesu. Ntabwo agendera mu buryo bumwe gusa, afite ubundi buryo akoresha umuntu akagira amahoro. Afite ubundi buryo, afite izindi nzira. Yesu afite ubundi buryo yabana nawe akakugirira neza. Mu by'ukuri wizere Imana, wizere umwana w'Imana. Kristo wanesheje Golgotha ku musaraba, yaravuze ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu uzajya kwa data ntamujyanye. Wihebye, ufite ikibazo, akazi bakubwiye ko karangiye, wakiriye ibaruwa yo ku kazi guhagarika ku kazi,
mvugane n'abakobwa abantu batarashaka usanga bafite ibyifuzo bakabona yacitse intege niyasenga bakwereka ko bitazakunda ariko ndashaka kuvuga ngo Yesu afite ubundi buryo uwo mwari kumwe ashobora kuba yakweretse ko mutakiri kumwe ariko Yesu afite ubundi buryo shokora yakoraga ukavuga ngo muri ibi bihe ntibigenda muri ibi bihe ntibikunda muri ibi bihe nta kigenda ariko Yesu afite ubundi buryo yakugirira neza yaca inzira yakwiyereka Yesu afite ubundi buryo yavugana nawe mu Kristo mwene data Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo niba warakijijwe iyo mvuga ngo Yesu afite ubundi buryo mbambwira abantu bakijijwe abantu bizera Kristo nk'umwami ntabwo yakuburira inzira ntiyakuburira ukubaho ntiyabura hanyuze igisubizo cyawe ntiyabura uko gutabara ntiyabura hakura amahoro yaravuze ngo nsize amahoro isi datanga ajya kugenda aravuga ngo mbasigiye amahoro niyo kado yaduhaye mbasigiye amahoro kandi nzaboherereza umwuka wera niyo mpamvu kenshi iyo dusenga tuvuga ngo Mana duha ubundi buryo bwo kuzura umwuka wera duha ubundi buryo bwo kwerekwa duha ubundi buryo bwo guhanura duha ubundi buryo bwo kuvuga ubutumwa kuko Yesu afite ubundi buryo Yesu afite ubundi buryo yakoresha ukava mu kibazo afite ubundi buryo yakoresha ukava mu gahinda afite ubundi buryo yakoresha iyo nzu yanze kuzura ikuzura Yesu afite ubundi buryo yakoresha ayo credit kishyurwa Yesu afite ubundi buryo yakoresha icyo gihombo kikarangira afite ubundi buryo yakoresha ukava mu kibazo ukava aho hantu rugahaguruka afite ubundi buryo yakoresha ukava kuri icyo kidendezi wicayeho afite ubundi buryo yakoresha umenyereye inzira imwe umenyereye ko bica umenyereye ko bigenda bitya ariko afite ubundi buryo yakoresha umurimo w'Imana ukaguka afite ubundi buryo yakoresha iyi coronavirus igahagarara abantu bagasubira mu mahoro abantu bagakoramo udupfukamunwa abantu bakidegembya abantu bakunya bakanezerwa afite ubundi buryo yakoresha afite ijambo yavuga rya nyuma ibintu byose bikajya mu buryo afite ubundi buryo ibyawe bigakemuka Yesu afite ubundi buryo uyu munsi rero turifashisha ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yohana turasoma ibice bya 9 Imana ishimwe ijambo riravuga ngo iki Yesu akiza uwavutse ari impumyi Yesu akiza uwavutse ari impumyi akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi abigishwa baramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha ni uyu cyangwa ni ababyeyi be ko yavutse ari impumyi ati uyu muntu kavutse ari impumyi bakundaga kugerageza Yesu ngo abigishwa baramubona babona umwana wavutse ari impumyi ababyeyi baramubyaye ariko bamubyara ngo atareba ariko biratubwira ngo Yesu akiza wavutse ari impumyi kuko nakubwiye ngo Yesu afite ubundi buryo ariko ngo abigishwa bamubonye baramubaza ngo mwigisha ninde wakoze icyaha uyu kavutse ari impumyi n'uyu mwana cyane ababyeyi be umurongo wa 3 havuze ngo iki Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we aho muri icyo kibazo muri ubwo burwayi muri izo ntambara kwari ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we ubwo buhumye ubwo burwayi aho utinze ibyo bikubuzije amahoro kandi usenga uri umukristo wihana wirinda icyaha n'igisa nacyo usoma Bibiliya wuzura umwuka wera ariko ukabona uri mu bibazo nk'iby'abandi kwari ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri wowe afite uburyo bwinshi akoresha kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro Yesu afite ubundi buryo abigishwa baramwegera baramubaza bati reka noneho turebe iki ngiki ko agisobora turebe iki ko ari cyo kivugaho haraza ati mwigisha uyu mwana niwe wakoze icyaha cyane ababyeyi be ariko Yesu arabasubiza ati Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we wari ubizi ko aho hantu uryamye wari ubizi ko iryo deni utinzemo wari ubizi ko uwo musozi uhagazeho
wari ubizi ko ubwo butayu uzungurutsemo ari ukugira ngo imirimo y'Imana izigaragarize kuri wowe? Twagiye twiga ku ngaruka, tugasanga hari ubuzima tunyuramo kubera ingaruka z'ibyo twisigarije. Umuntu agakizwa ariko akagira ibintu asigaza, ibyo gihe cyose biguteza ingaruka. Umuntu akavuga ati narakijijwe ariko hakabaha akantu yisigarije, akavuga ati akangaka n'Imana irabizi ko ntagashobora. Ukananirwa kwatura, ukananirwa gusaba imbabazi, ukananirwa gutabaza ngo ni muntabare, ahubwo ukavuga ati Imana irabizi niko yandemye. Ibyo rero bitera ingaruka. Ariko kandi hari n'ibikubaho kugira ngo Imana yigaragarize muri wowe. Hari n'ibikubaho kugira ngo Imana yerekane imbaraga zayo muri wowe. Hari n'ibindi biba kugira ngo Imana yerekane imbaraga zayo muri wowe. Hari ibizanwa n'ingaruka, hari ibizanwa n'ishuri, umuntu agatinda mu ishuri, akanyura mu ishuri ry'Imana, ugasanga yakoraga, agatanga icyacumi, agatanga amaturo, agafasha abakene, ariko ugasanga ejo bamwambuye akazi bagaha undi muntu utanabikora. Ariko ari ishuri, ari nk'agashuri Imana ishatse kumwigisha, ishatse kumwigishiriza muri ibyo ngibyo. Hanyuma rero ugasanga utinze ugiye muri ibyo bintu urize, batisura umuntu ko ari n'umukristo, buriya buzima ahuye nabwo kubera iki? Ari ukugira ngo wige iryo shuri naryo urimenye, naho umenye ko umuntu ashobora gutindaho, umenye ko umuntu ashobora guhura n'icyo kibazo, ushobore. Hari ibintu tunyuramo ari ukwiga, nta byaha, nta ngaruka warihannye, kuko iyo umuntu yihannye nta ngaruka zibaho. Warihannye ntibibe ingaruka, ahubwo rikaba ishuri ukiga. Hari n'ibyo wisigariza rero, ingaruka z'ibyo wisigaje nazo zikakugeraho. Ariko ahangaha uyu nguyu we tubonye yuko uyu mwana wavutse ari impumyi, kwari ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri Yesu, igaragarire muri we. Imirimo y'Imana igaragarire muri we. Ese uri mu ngaruka? Uri mu ishuri? Cyangwa ni imirimo y'Imana ishaka kugaragarira muri wowe? Yuri wabimenya uti? Wabimenya usenga, wabimenya ukijijwe, wabimenya wegera Imana, wabimenya ufitanye ubushuti n'Imana. Maze iminsi mbwira abantu ngo mureke tugirane ubushuti n'Imana, tutindane nayo. Iyo utindanye n'Imana ukagirana ubushuti nayo, umenya igihe urimo, umenya ibikubayeho icyo bisobanuye. Hari ibikubaho kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri wowe. Hari n'ibikubaho hari ingaruka, hari n'ibikubaho hari ishuri ry'Imana. Ubwo rero ugomba kumenya igihe urimo. Ariko ndakubwira ngo Yesu afite ubundi buryo bwo gukiza, afite ubundi buryo bwo kwiyerekana, afite ubundi buryo bwo gukora. Yesu afite ubundi buryo, mwene data. Ntuvuge ngo inzira bose byararenze, ntaho bikigarurirwa, nta igihe cyaratakaye, ariko Yesu afite ubundi buryo yakoresha kugira ngo ugire amahoro. Yesu afite ubundi buryo yakoresha kugira ngo ugere kuri icyo cyifuzo. Yesu afite ubundi buryo yakoresha kugira ngo utabarwe. Reka dusome ijambo ry'Imana riri aha nyine muri Yohana, ibice byaho 5. Reka duhere ku murongo wa 8. Umurongo wa 8 havuze ngo iki? Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Uyu nindi? Bibiliya ivuga ko ari umuntu wari urwaye, ngo aryamye ku kidendezi, ngo hamaze igihe. Ibice byaho 5. Uyu muntu ngo aho yari aryamye hari imiti, hari abaganga, barateruye arwaye, baramuzana ngo bamuryamisha ahantu hari ikidendezi, ahantu hari ivuriro se, ngo bahamugejeje barahamusiga barigendera. Kubera kutagira umuntu ngo arahatinda. Bibiliya itubwira ko hamaze imyaka 38. Ngo y'amazi yibirinduraga, mu yandi magambo y'umuganga yazaga, yabaga ati nomero ya mbere, ngo ufite iwe akaba aramuhagurukanye, ufite iwe akaba yafashe nomero ya mbere, ufite iwe akaba yafashe iya kabiri. Kandi Bibiliya ivuga ko hakiraga umurwayi umwe. Hanyuma rero ngo uyu nguyu we yari yarazize ko atagira umuntu, ngo arahatinda. Inomero imwe yafatwaga n'umuntu ku munsi. Noneho we ntawe amufatiraga nomero, aho yari aryamye nta muntu yagiraga. Araharyama arahatinda kubera kutagira umuntu. Nawe urabizi, ujya wibaza ngo ngira umuntu, yonza kugira umuntu. Ariko twasanze ngo Yesu yihagije, afite ubundi buryo yabana n'umuntu udafite umuntu,
yabana n'umuntu udafite umuntu, yabana n'umuntu udafite umuvugira, yabana n'umuntu utagira shinge na rugero, yabana n'umuntu utagira hirya no hino. Umunsi umwe ngo Yesu yanyuzeho hari impumyi ngo yitwa Barutolomayo, ngo yicaye ku muhanda, yari umusezi ngo asabiriza, ariko ngo yumva Yesu, yumva ijwi ry'abantu basakuza bavuga ngo Yesu umwana w'Imana araje, mwene Dawidi arahise, ngo yumva karuru n'abantu benshi, ngo aho yanyuraga habaga hari urusaku, ngo aravuga ngo nawe araboroga, aravuga ati ariko amakuru ya Yesu ndayazi ni meza, ngo nawe arataka, ngo abantu baravuga bati hora ceceka, baramucecekeje, ngo ariko ngo Yesu yumva akajwi, kubera ko ijwi rimushaka ntajya ariyoberwa, ijwi rimukeneye ntariyoberwa, waba uri mu bantu benshi, waba uri mu rusaku, ariko yo hatasi ijwi, hari ijwi Yesu ajya yumva, ijwi rifite umubabaro, ijwi rimuhanze amaso, ijwi rimutekerezaho, ijwi ritajarajara, Yesu ajya aryitaho, ngo yumva ijwi rye ngo hari mu rusaku, ngo arababone mumureke, nimumurekaze, aravuga ngo urashaka gukira, ngo impumyi ibabarirwa ibyaha, aravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira, ngo aramubabarira arahumuka. Rero Yesu afite ubundi buryo, yakubabariye urabona, yakubabariye urahumuka, yakubabariye urakira, yakubabariye ubona ubuzima, afite ubundi buryo yakugirira neza, yakubabarira wabona urugo, yakubabarira wabyara, yakubabarira wakira indwara, yakubabarira, hari uburyo bwinshi, agira ubundi buryo akoresha. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu afite ubundi buryo yakoresha ukava muri ubwo buzima urimo, yakoresha nawe ukaba umukozi w'Imana, yakoresha nawe ukavuga ubutumwa, yakoresha nawe ukagira umumaro mu gihe cyawe. Mu Kristo mwene data, nkuzaniye ijambo ngo izere Kristo nk'umwami n'umukiza, izere Kristo, izere Yesu. Wari umaze gusubira inyuma, wari umaze gucika intege, wari umaze kurambirwa, wumvaga wabivamo, wumvaga ari hahandi, wumvaga nta cyerekezo, ariko Yesu afite ubundi buryo, Yesu afite ubundi buryo yabana nawe, uwo mubabaro ugashira, yakubakira urugo rurimo induru, rurimo intambara. Urabona hirya y'ejo bizaba ari ibindi. Muririmbyi yavuze ngo ntukibaze uko uzatabarwa, kandi abantu benshi bazira ibintu batekereza ngo ese benshi zabemeze nte, ugatangira guhagarika umutima n'ibyejo, nta nubwo uzi kuzahageza, nta nubwo uzi igihe cyawe ko kingana, ariko ugasanga umuntu ari gutakaza ibiro, ari kwiheba, wamaze uti niki tusi urabona ibi bihe bigezeye, urabona hirya y'ejo bizaba bimeze bite. Ibyo bigatuma urara udasinziriye ngo hirya y'ejo nta nubwo arahawe n'ahimana, kubera ko Yesu afite ubundi buryo, hirya y'ejo afite uko azagutunga, hirya y'ejo afite uko azabana nawe. Yagize ku mpumyi arayihagurutsa, arayibwira ngo igendere, ikorera uburiri bwawe wigendere, ihagurukire. Ubwo ni uburyo yakoresheje. Ageze ku gipfamatwi, ageze ku mpumyi, ageze ku kirema, kirahaguruka. Ni ukuvuga ngo Yesu afite ubundi buryo yakoresha. Uko yagiriye runaka siko azakugirira, uko yamutabaye siko afite ubundi buryo akoresha. Ahageze afite uko akora. Yageze kwa Yayiro ngo umwana yapfuye, Yesu aramuzura, aramubwira ati haguruka. Umukobwa wa Yayiro ngo arahaguruka arigendera, arakira, kandi ngo yari yapfuye rwose, ngo banga kubyemera, baravuga bati reka wenda buriya yari akirabirana, urabizi ko abantu tudapfa kwemera. Ariko ngo razarapfuye bamutumyeho, ngo aravuga ati reka nzi, aravuga ati ngo arasibira, ngo rekomeza arikorera. Baravuga bati mushuti wawe yapfuye mwami, ntiwabimenye mwigisha, arikomereza. Ariko ngo agera kwa Lazaro mu minsi 4, Lazaro ari mu mva yarapfuye, aramuzura, hamwe ngo arazuka kugira ngo yerekane imbaraga. Yesu afite ubundi buryo. Umugore wakoze ku mwenda we ngo ari imugongo, umugore ngo yarera amarishije ibyo byose abaganga yari imazeho ibintu kubera kwivuza indwara yaranze gukira, ariko ngo akoze ku mwenda wa Yesu, Yesu aramukiza, amukiza isoko y'amaraso. Kubera iki? Yesu afite ubundi buryo akoresha. Nkuzaniye ijambo ngo Yesu afite ubundi buryo. Uyu munsi akwiyereke mu bundi buryo. Ukeneye guhura na Yesu mu bundi buryo. Wahuye n'abantu benshi, ariko uyu munsi Yesu akwiyereka ubundi buryo. Mwigeze mugirana ibihe n'Imana, Yesu yigeze kukwiyereka mu kibazo, yakwiyeretse ufite ideni, yakwiyeretse ufite urubanza, yakwiyeretse abantu bavuyeho, hari aho yakwiyeretse ubona ibintu bikomeye, ariko afite ubundi buryo ari bukoresha uyu munsi. Ukabona Yesu Kristo w'i Nazareti akuruhure, akumara uwo mubabaro, akumara ako gahinda, akwiyereke mu nzira zose ukeneye, mu buryo bwose umushaka. Uhure na Yesu.
ndagira ngo ngusengere Imana. Uri ku musozi w'igisuzuguriro, umaze kunanirwa, uravuga ngo mbese igihe nakirijwe. Dufite abakristo muri iki gihe, hari abantu bamwe na bamwe usanga kubwira ngo natwe twari twarakijijwe, natwe twagenda gake. Erega n'Imana nayisaba ubwenge. Imana ubwenge gusaba ni ubuhe? Ni ukuyubaha. Kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Rero hari ukuntu shitana gushuka akakubwira ngo reka gira ubwenge, gabanya. Niba ugiriwe amahirwe yo gushaka Imana yishake, niba ufite amahirwe yo gusoma Bibiliya, soma Bibiliya. Niba ufite amahirwe yo gusenga, koresha icyo gihe. Ni agahe kose ufite igihe ufite yo ugikoresha neza, kuko iyo kigiye ntikigaruka. Ndagira ngo wizere Kristo nk'umwami n'umukiza. Wizere Kristo araruhura, amara umubabaro. Yageze ikuzimu ngo yambura shitani urufunguzo. Bene data, wikangwa n'ibihe turimo, wikangwa n'ibihe turimo, wikangwa na corona, wikangwa n'ibihe biciro byarazamutse, ibihe birakomeye. Se murabona hirya y'ejo Yesu afite ubundi buryo azakoresha kugira ngo isezerano. Muririmbyi yaravuze ngo isi naho yavaho ijuru rikavaho, ngo ariko uwizeye Imana, uwizeye uzabana n'Imana, uzankomeraho. Icyo Imana igushakaho ni iki? Irashaka kuyegera. Kristo uyu munsi yicaye ku ntebe y'imbabazi, araguhamagara ngo ushatse waza. Cyambaye ubusa, arakubitwa, se na nyina babona ubwambure bwe, rubanda baramureba babona ubwambure bwe. Azira iki? Wowe nanjye. Ariko umusaraba inyabihanga, ku manywa y'ihangwa, nta cyaha yari yakoze. Ubwambure bwe rurebwa n'urubanda. Kubera iki? Wowe nanjye, kugira ngo umwizera azambara, umwizera azabona amahoro, azababarirwe muri we. Uyu munsi urizera Kristo ukavuga ngo mwami ndengera, akakurengera. Nta wundi. Tubonera amahoro muri Kristo. Imana yamutanze nk'umucunguzi, kugira ngo umwizera adapfurupfuru. Ndagira ngo rero garukiraho, tazarimbuka. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Naho wazunguruka isi, ukagenda isi ukayizenguruka, ukumva uguwe neza, ariko hari iherezo. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nene data, hari ubuzima tubikiwe bw'iteka ryose, bw'iherezo bwiza. Yabwiye abantu ngo ngiye kwa data kubategurira aho muzajya. Hari amazu meza, yabadahari mba mbabibabwiye. Kristo arahari ku bwawe nanjye. Afite ubundi buryo yakugirira neza, afite ubundi buryo yakoresha, afite ubundi buryo yakwiyereka, afite ubundi buryo yabana nawe, afite ubundi buryo yakuruhura, afite ubundi buryo yakuvugira. Muririmbyi w'120 aramfasha cyane, aravuga ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira. Wowe kugira ngo bakuvugire urinda gutanga amafaranga, ugatanga ibiguzi, ukajya gushaka umuntu ukuvugira. Iyo utabifite ntawo wabona. Niyo mpamvu wa murwayi yavuze ngo nta muntu ufite unkuraho. Kugira ngo wisobanure ugomba gutanga ibiguzi. Ariko mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira. Ni umukuru w'abatambyi, ni umukuru w'abashumba, ni umukuru w'abapasiteri, ni umukuru w'abakristo. Ngo yitwa Rukundo. Ngo ubwo mvugira nta mwanzi wamunkuraho. Urashaka gukizwa? Urumva urushye? Urumva uremerewe? Birirwa bakuroga. Reka kurwana n'abantu ngo barandoga, baranyanga. Abo se ni bande? Ni abantu bihorere. Umuntu uva mu mwuka ibye bikarangira, ntakagukerereze, ntakagutinze. Reba Kristo wanesheje Golgotha ku musaraba. Uvuga ngo ni buke bugacya, wavuga ngo ni bwire bukira. Ushobora byose, bari we wizera. Baranyanga, ntibankunda, ntibajya bantumira. Ibyo ni ibintu bishobora kugusubiza inyuma kandi nta mumaro bifite. Ndagira ngo rero uyu munsi ngusengera Imana. Wizere Kristo nk'umwami n'umukiza, utere intambwe uve mu byaha. Arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Aravuga ngo ushatse waza nawe imbabazi zikiriho. Fata umwanzuro, va muri ibyo bintu. Ntukarye bikugoye, Yesu aragabura. Ntukambara ari ukurinze kwigurisha, Yesu aragabura. Ntukabeho mu buzima bwo kubeshya n'ikinyoma. Ikinyoma kirabeshya, ibyaha, ingaruka y'ibyaha ni urupfu. Ntukabeho mu buzima bwo kubeshya utagira ukuri.
ba muri Kristo Yesu, kwa muri Yesu. Muririmbyi yaravuze ngo niba uri muri Yesu neza ugumemo, ngo agira neza. Niba uri muri Yesu neza ugumemo, nta yindi nzira. Niba urimo neza ugumemo, nta kindi. Yesu arashoboye, nta kindi. Igumire muri Yesu, niwe nshuti itagusiga mu buzima bwose waba urimo, situation yose waba ukigezemo. Yesu ntabwo yagutererana, mwarabanye. Imana rero ikugirire neza. Ndagira ngo uyu munsi ngusengere utere intambwe wakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndagira ngo uyu munsi ngusengere wongere umenye yuko Yesu afite ubundi buryo, ugire kwizera ko Yesu afite ubundi buryo agambiriye kukugirira neza. Ndagira ngo usengere. Wowe ufite randevu yo kubagwa ikibyimba mu nda, ndakwinginze wizere ko Yesu afite ubundi buryo yakoresha. Afite ubundi buryo yakoresha. Iyo randevu wanagerayo, twarabibonye kenshi abaganga baha umuntu randevu bati uzaze kuri iyi tariki uzabagwa, mwana ntameze neza, turebe ukuntu dusova umwana na nyina, kandi koko nibyo. Ariko wasenga Imana, wakwinginga Imana, wayitabaza, wagerayo bakavuga ati hari ubundi buryo turi bukoresha. Ubwo ni Yesu wabaga wabwerekanye. Muganga akavuga ati uzaze turebe uko tubigenza, bakaguha randevu ukagenda kuri randevu. Ariko wabwira Yesu ngo nta kundi wabihindura uburyo ko numva atari bwo, Yesu agahindura. Ni inshuti yawe, mubwire byose bikugoye, ibikubabaje, ntukabyihererane. Dufite umucunguzi wacu ni Kristo. Urarwaye, baguhaye preavi, bagutereje cyamunara, Yesu afite ubundi buryo yagarukirizaho, hari byahagarara. Ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo tuyihamagare, Imana ize iyongere ikwiyereke guha imbaraga. Mwami Yesu, iri ni ijambo ryawe, ndarisengeye Kristo wanesheje igorogota ku musaraba. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni inkota y'amugi abiri. Mana, koresha ubundi buryo Kristo, ukuri uyu muntu mu kibazo. Koresha ubundi buryo Mana, wongere ugirire imbabazi uyu muntu, umuha agakiza mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bakeneye gukizwa, abantu basubiye inyuma, abantu bari barakijwe bakabivamo, ongera bagarure mu buntu bwawe, bongerera imbaraga za Mwuka Wera, ongera ubiyereke mu izina rya Yesu Kristo. Tanga agakiza, urambura ikiganza, andukura uyu muntu mu gitabo cy'abarimbuka, umwandike mu gitabo cy'ubugingo. Andukura uyu mugore, andukura uyu mugabo, andukura uyu musore, andukura uyu mukobwa, biyereke Mana. Uyu uzamuye ukuboko, uyu unaniwe n'ibyaha, arumva isi imunanije, mu izina rya Yesu utanga amahoro. Umuntu atakura mu miryango, tanga amahoro. Umuntu atahabwa n'amafaranga, tanga amahoro. Umuntu atahabwa n'ibintu byinshi, tahabwa n'amashuri menshi, ahubwo amahoro utanga ngo ntagira akagero, ngo ntarondoreka. Urakoze Kristo, tanga ubugingo kandi bwinshi. Urakoze kuri uyu muntu wari urushye, urakoze kuri uyu muntu wari urushye, urakoze kuri uyu muntu wari urushye. Hari uyu murwayi urwaye ikibyimba cyo mu nda, mu izina rya Yesu ufite randevu, Mana uzagendane nawe, uzakoresha ubundi buryo kugira ngo abone ukuboko kwawe. Urakoze Mana, kora ku barwayi indwara zitandukanye, kora ku barushye, bafite impagarara, bafite imanza, bafite intonganya, badafite amahoro mu mutima, ni wowe uyatanga. Uravuze ngo usize amahoro ngo isi idatanga. Urakoze rero kubahaye amahoro. Urakoze Mana, urambura ikiganza, wahaze kwifuza kwa buri muntu. Urambura ikiganza, ugirire neza ubwoko bwawe. Urambura ikiganza, wibuka abantu bawe Mana, abakwiringiye nk'umwami n'umukiza. Imbabazi zawe zibabonekeho. Urakoze ko wigaragaje, urakoze ko ubikoze, urakoze ko uruhuye abarushye. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Dusengeye itorero, dusengeye umurimo wawe mu izina rya Yesu. Dusengeye umurimo wawe mwami Yesu, mwami Imana, gira neza umurimo wawe, gira neza umurimo wawe. Uhagarareho, ushyigikire, shyigikira abashumba, shyigikira abakristo, shyigikira abaririmbyi, shyigikira abakuvugira ku manywa na nijoro, abari mu ruhande rwawe, abafite inyota n'ishyaka byo kugukorera. Bafata amaboko, bashyigikire Mana, shyigikira igihugu cyacu cy'u Rwanda, gifata amaboko, shyigikira abayobozi mu izina rya Yesu. Isi yose irarushye kandi nuyiruhure. Urakoze rero kuruhuye abarushye mu izina rya Yesu. Mareho icyorezo, mareho akaga, mareho aya makuba mu izina rya Yesu. Urakoze kubikoze. Cyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Mwana ibaha umugisha. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe. Hari igihe tubaha telefone kugira ngo tubafashe biramutse ari ngombwa. Ni 0785 98 94 4.
0788 58 944 na 0722 74 34 931 0722 74 34 931 naho utaha Imana ibagirire neza ariko Yesu afite ubundi buryo. Amen.